Guys, nongeye kuguhereza ikaziro kuri The Truth Inside. Mwifuriza amahoro y'Imana akomeza agubwe nawe aho uherereye waba uherereye muri Leta Zunze Amerika cyangwa se muri Aziya ndetse no muri Europe. Nguhaye ikaze muri showbiz y'uno munsi, dore ko ibintu byabaye ibicika hirya no hino ku nkoranyambaga cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino barimo baravuga ati ese ibi bibaho. Uyu bamwita Israel MBONYI wamenyekanye ku ndirimbo zo guramya no guhimbaza, dore ko ari umukozi w'Imana, numwe mu bantu bakunda gutaramira abantu ndetse akabahereza message nziza cyane ababwira ati mujye nyamuneka mwibuka gusenga, dore ko Imana niyo yatumye tuba kuri nosi. Nicyo kintu cya mbere tuba tugomba gushira imbere, gusenga no kubaha Imana no gutinya icyayirakaza. Hagati yaho ngaho rero mbere ubwo nagwa ikaze muri showbiz yacu, nakubwira wowe mboneho no kuhita ngushimira wakoze subscribe kuri channel yacu ya The Truth Inside. Nkubwira kabisa Imana ikomeze kuguhereza umugisha wowe wakoze subscribe, unadusigira ubutumwa hasi ndetse unakora like, unakora shares ku nshuti zawe zose. Mboneho no kuhita nanabwira nawe watching this videos utarakora subscribe, ndagusaba kugira ngo nyamuneka ujye wibuka gukanda subscribe hasi kugira ngo imwe muri showbiz tuba twakuzaniye tukugeraho mu kanya nkako guhumbya. Ya nayindi rero ni showbiz nashaka kukubwira. Uyu musore bita Israel MBONYI ni umwe mu basore bakunzwe n'abatari bakeya hirya no hino mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse no hanze yacyo, dore ko ubu ngubu igitaramo yari afite i Bujumbura kuri tariki 31 ariyo yuno munsi kabisa. Hatwitse kabisa, ubona yuko bamwitabire yitabiriwe n'abantu benshi, dore ko n'abasore bari ku mpande kabisa bambaye amakositimu ndetse n'icyo bita amapantaro y'amatise kabisa n'amakoruvati bahabereye bahatwikiye kabisa, dore ko igitaramo kiryoshye. Ni igitaramo cyo kwinjira mu mwaka mushya wa 2023, ubwo yaratumiwe i Bujumbura kabisa, mubwira ko atumiwe mu bitaramo bibiri. Igitaramo cya mbere aricyo yakoze uno munsi tariki 31, ikindi akazaba gifite kuri tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri. Rero Israel MBONYI yakoze ibitangaza nk'ibyo yakoreye muri Arena. Murabyibuka rero mu gitaramo yari afitiye muri Arena, dore ko hakubisa kuzura abahanzi baririmba icyo bita umuziki w'isi cyangwa batari mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, bahise bamera nkaho bagize ubwoba, bibaza how this guy they are making this show. Uburyo yakoze iki gitaramo kikitabirwa n'abantu benshi batari bakeya, bakivugaho amagambo atari makeya, dore ko harimo na bamwe batangiye kuvuga ati these guys wasanga akoresha izindi mbaraga atari kuvuga ngo ati no gukundwa gusa. Ngarutse ariko aho ngaho nashaka kubabwira yuko burya ikintu iyo ugikoze ushizeho umutima wawe kandi ukagikora ugikunze, ukamera nkaho gishizeho imbaraga zawe zose imbere y'abantu, kigaragara neza kandi abantu bagifata neza. Nicyo ngiye nakubwira, dore ko muri comment zagiye zigaragara hirya kuri video yakoze yo muri icyo gitaramo yakoreye muri Arena, Big Arena. Ni comment zagiye zigaragara bavuga ati MBONYI turagukunda cyane, iyo urimo kuramya kabisa uri imbere yacu utwinjiza mu mwuka, twumva yuko ari ikindi kintu twiyumvishijemo mu mubiri wacu, ariko Imana igikomeza kukuba hafi kandi Imana ikomeze kukurwanira mu murimo watangiye, ukomeze intambwe watangiye. Ni comment zagiye ziherekeza iyo video y'igitaramo yakoreye muri Big Arena. Harimo n'abandi, dore ko nta muntu ukundwa na bose, harimo abandi babazana rumors bavuga yuko guys ibi ngibi n'ubundi watuzana nka Medini wahadutwikira, naho ubundi ibyo si ntacyo mbibonamo. Ibyo ngibyo rero bigaragara nkaho ari some bivu ziba zigaragara muri rumors z'abantu, ariko guys icyo nakubwira uwo bita MBONYI yakoze amateka i Bujumbura kabisa, dore ko abarundi bari bamwiteguye, dore ko muri kano kana turimo turavugana ubwo ndimo kukubwira kabisa mu gitaramo cya MBONYI. Wibuke yuko hariyo n'abandi bahanzi b'abanyarwanda kabisa batumiwe mu bitaramo bigiye bitandukanye, ariko
ubu ngubu icyo nakubwira ko najenje kukubwira ku gitaramo cya Mbonyi uburyo i Burundi kabisa yahatwitse abantu bayi bahagurutse bamwitabiriye babyishimiye wumva yuko bagiye gusoza umwaka wa 2022 kabisa bameze neza binjira mu mwaka wa 2023 hari izindi mbaraga bumbishe mu mibiri yabo. Yes guys, nakubwira kuko ahangari kuri The Truth Inside uri kumwe na wa musore wanyariwe Bahati Chris. Yeah, stay tuned, mukanya turacyari kumwe.